Yes. Karibu cyane kuri Nzuri Market. Wagize neza guhitamo iyi channel ya Nzuri Market, aho rwose ugiye kujya wirebera imitungo itimukanwa igezweho, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ndetse kandi ukazajya umenyera amakuru menshi cyane ajyanye n'imitungo itimukanwa kuri iyi channel ya Nzuri Market. Kandi rero subscribe, hanyuma noneho ujye wirebera imitungo igurishwa, ikodeshwa, wimenyera amakuru atandukanye avugwa hirya no hino, usobanukirwa igishushanyo mbonera cyangwa se master plan, usobanukirwa imikoreshereze y'ubutaka n'imicungire yabwo. Mbese ahangaha ni muri gahunda rwose y'imitungo itimukanwa gusa. Ironi Nzuri Market, kanda subscribe kugira ngo rwose tujye tubana umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Nkuko rero mukomeje kugenda mubireba aya mashusho y'iyi nzu mwagiye muyabona cyangwa se mukomeje kugenda muyareba, ni inzu nziza cyane ikiri nshyashya, ni inzu ya etage, kandi rwose yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije ibikoresho bigezweho bikomeye, kandi rwose ntabwo isondetse habe na gatoya. Iyi nzu rero ikaba iri mu mujyi wa Kigali hagati, muri quartier igezweho cyane abantu bose bakunda. Iri rwose Kibagabaga, iyo ni cuisine yayo, mwabonye muri salon, mwabonye salle à manger. Iyi nzu iri Kibagabaga muri quartier nziza kuri kaburimbo, mwagiye mubibona. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba bitandatu binini byo kuryamamo, noneho kandi buri cyumba cyose kikaba gifite douche na toilette byacyo, bivuze ngo na douche na toilette ni 6. Hanyuma kandi ikagira salon, salle à manger, cuisine ndetse na annex. Ni inzu rero y'akataraboneka. Urabona ifite ibikoresho bigezweho, urabona nk'inzugi zayo ni inzugi zo mu rwego rwo hejuru z'imbaho zihenze za muvura. Ni ukuvuga ngo harimo ibintu rwose bihenze, ibintu byiza. Iyi nzu kandi buri cyumba cyose kigiye kirimo akabati cyangwa se garde-robe bamwe bakunze kwita placard. Buri nzu yose cyangwa se buri cyumba cyose bigiye birimo. Iyi nzu kandi nyuma y'uko tubabwiye ko buri cyumba gifite douche na toilette, iyi nzu kandi noneho ifite akandi karusho kuko buri cyumba gifite ibaraza, buri cyumba gifite bariko, buri cyumba gifite ibaraza gisohokeraho. Donc uburyo ushaka kuba uri mu cyumba ugasohoka ukajya gufata akayaga. Hasi hari ibyumba bibiri na douche na toilette ebyiri birumvikana, na salon na salle à manger ndetse na cuisine. Nibyo biri hanze. Noneho ubu tugeze hejuru ho hari aha ni mu maesikariye azamuka ajya hejuru ho hari ibyumba bine byiza kabisa binini. Hejuru hari ibyumba 4 ndetse na douche na toilette 4 birumvikana, nkuko twabwiye yuko buri cyumba gifite douche na toilette bzacyo. Muri rusange inzu ifite ibyumba 6 na douche na toilette 6. Hanyuma ikagira salon. Urabona quartier iri muri quartier nziza cyane, ngira ngo turagenda tuyibereka. Ifite ibyumba 6, murabona tuba tubyandika tunabibasobanurira mu rurimi rw'icyongereza. Ifite ibyumba 6, bathroom 6, sitting room, dining room, kitchen and parking and garden, kandi rwose bihagije. Ifite parking nini cyane na jardin nini bihagije vraiment. Amadushe meza agezweho rwose murayasanga muri iyi nzu. Iyi nzu rero ikaba yubakishijwe n'ibikoresho byose byakuwe cyangwa se byaguzwe muri Kenkayeri Rozinate. Bivuze ngo ubishatse rwose iyi nzu nawe wakubaka nkayo. Ugize gute? Ugiye muri Kenkayeri Rozinate bakaguha ibikoresho byiza kandi ku mafaranga makeya cyane. Iyi ni ibaraza ryo mu gikari rya shambure imwe yo mu gikari, aho ubureba Gacuriro, Nyarutarama,
ahantu hose nyine ni view nziza, afite view nziza aho ureba umujyi wa Kigali kabisa, ya makaritsiye meza basa neza, ya yandi ubyuka ureba ukabona koko ubyutse neza cyane. Iyi nzu kandi nk'uko turi kugenda tubabwira ibyiza byayo, izi ni garde-robe twababwiye. Iyi nzu kandi nk'uko turi kugenda tubabwira ibyiza byayo, umwihariko wayo, ibidasanzwe kuri yo, uretse ibyo bindi ndi kugenda mbabwira, iyi nzu yose haba hasi, haba mu nzu yo hasi, haba mu nzu yo hejuru, iyi nzu yose ifite gypsum. Urabona iyi ni annex nayo irameneye, ushatse washyiraho ikindi cyumba hejuru cyangwa bibiri, ariko iteretseho ibigega by'amazi. Iyi nzu nari ndimo mbabwira ko iyi ni ya view yayo, ahantu ureba umujyi wose, ureba Nyarutarama hakurya aho ngaho, ureba Gacuriro. Iyi nzu rero nk'uko nari ndimo mbibabwira, iyi nzu haba hasi, mu nzu yo hasi, ntabwo twakoresheje bya bindi byo kuvuga ngo ni dare, ngo bayitere uturangi, ngo bagire gute. No, ni uvuga ngo ni gypsum inzu yose, ibyumba byose, haba hasi, haba no hejuru, haba ku mabaraza, hose inzu irakeye. Aha ni muri chambre principale, iyi ni douche na toilette bya chambre principale. Urabona ko harimo icyo bita jacuzzi rwose, ya douche ujyamo ikagucurangira, ya douche ujyamo ikagukorera massage, mbese harimo jacuzzi nziza ijyanye n'igihe. Mbese iyi chambre principale noneho akarusho kayo ifite na vestiaire cyangwa se urwambariro. Ni ukuvuga ngo chambre principale ifite n'urwambariro. Iyi ni garde-robe irimo. Iyi nzu rwose ni agatangaza, twakurarikira kabisa kuyigura kuko iyi nzu ugereranyije, iyi ni chambre principale murabibona, iyi nzu ugereranyije n'amafaranga iriho, ugereranyije n'agaciro kayo, ugereranyije n'ikibanza cyayo cyaho iri, aho ibibanza usanga birengeje miliyoni 100. Ikibanza kimwe ukazaba bari kuguca miliyoni 120, 150, kubera agaciro ka karitsiye. Ngira ngo murayireba karitsiye, dore ngiri ya kaburimbo murayibona, karitsiye rwose ni karitsiye iri VVIP. Nuvuga rero murabona karitsiye ni VVIP, ni ahantu hahenze cyane, ni ahantu utura ugatunganirwa, ni ahantu hatuje, ni ahantu ho kurerera, ni ahantu ho kuruhukira. Bivuze ngo iyi nzu rero iri mu kibanza gifite metero kare 420. Bivuze ngo rwose ni inzu iri mu kibanza gihagije muri karitsiye nziza nk'uko mugenda mubireba Kibagabaga kuri kaburimbo. Iyi nzu rwose uyiguze waba wihahiye, murayibona karitsiye. Iyi nzu uyiguze waba wihahiye. Iyi nzu rero nta banga ririmo, murabona clôture zayo ni ruriba gusa, ona ni ruriba kabisa. Murabona mu machambre principale igiciro cyayo rero, abantu ubu murimo murabyibaza, murayireba muvuga ati iyi nzu aho iri muri miliyoni 300, 400, magana ngahe kubona. Urabona parking yayo ukuntu ingana, hino hari jardin nayo muragenda muyireba, turagenda tuyibereka gake. Nivuga ngo iyi nzu irashaka miliyoni 260 ziri negociable, cyangwa se ibihumbi 260 by'amadolari, biri negociable. Nuvuga rero iyi nzu yaba iyawe kuri miliyoni 260, ariko kandi ari negotiable, ari negociable, ukaza mukumvikana. Ubundi yishakiraga miliyoni 300, si ukubabeshya, ni nako yakubwira ubimurebye, ariko turagenda turavuga tuti nyabuneka gabanya turebe yuko twagurisha. Yagira ati 260. Nawe rero uje wakatuza iyi nzu ntigucike, wayikunze waduhamagara kuri 0788883797 cyangwa se 0782 si ibyo gusa, ushaka kudusanga aho dukorera ku muri makuru Yamaha. Ugeze muri Feruje neza urabona inzu ya etage ihari y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukorera mu gikari ku muryango wa mbere rwose ureba ku Gisozi. Rero ariko kandi ari nako tubibutsa ko muri NZIZA Business Group Limited dushaka kubakira inzu nk'iyi, waba ufite ikibanza, waba utagifite nacyo tukakigushakira. Inzu nk'iyi rwose dushaka kugukorera plan yayo, design,
hanyuma tukanayikubakira, ndetse n'izindi pro waba wifuza tukakubakira kabisa. Ni mutugane kuko twubaka neza kandi birambye kandi ntiduhenda. Rero ni nako kandi tubabwira yuko dushaka kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, ari nako kandi dushobora kubimura nk'ubu waguze inzu ukeneye kuyimukiramo tukakwimura ukaza wiryamira. Serivisi rwose zose turazibaha kandi neza cyane. Ari nako kandi dukomeza kubarangira imitungo itimukanwa, yaba ushaka kugura yaba ushaka kugurisha turagufasha kabisa. Ni karibu cyane rero, ni karibu cyane. Ari nako tubararikira ikiganiro dukora buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatandatu, bavuyemo kuwa kane saa 12 kugera saa 1 kuri Fine FM 93.1. Ikiganiro nigira icumbi aho muba musobanukirwa cyangwa se dufatanya gusobanukirwa byinshi ku mitungo itimukanwa. Ni karibu rero cyane, turabakunda rwose. Turabakunda. Iwacu muri Nzuri Business Group Limited umukiriya ahora ari umwami. Kanda rero subscribe, ukore na share, tujye tubana umunsi ku wundi 5 kuri 5. Wadusura ku mbuga zacu nkoranyambaga, Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi ni Nzuri Market. Ari nako rwose dukomeza kugenda tuganira umunsi ku wundi. Kuri cano haba hacaho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ni karibu cyane rero, turabakunda cyane. Iwacu muri Nzuri Business Group Limited umukiriya ni umwami. Ibihe byose mugubwe neza.